Nduwowe nyagasani Yesu, nduwowe ngungenzo gushaka, nduwawe, 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 nduwawe. Nyagasani cyongenzo gushaka, unyihere ubutungane bwawe, nduwawe, 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 nduwawe nyagasani Yesu, nduwawe ngungenzo gushaka, nduwawe, 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 nduwawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Nyagasani Yezu, ubu tugiye kuvuga dawe uri mu ijuru inshuro 15, na ndakuramutsa Mariya inshuro 15, twiyibutsa rukundo iryo sengesho ryubahishije umutima-mana wawe rikawunogera. Ryakire mu mutima-mana wawe rigisohoka mu kanwa kacu, rikosore rwose uritunganye, kugira ngo riheshe ubutatu butagatifu icyubahiro n'ibyishimo byinshi nk'ibyo wagaragaje ukiri hano ku isi. Uku gutakambira ubumuntu kwawe niguheshe ikuzo ibikomere byawe bitagatifu n'amaraso yawe y'agaciro gahebuje yabivutsemo. Isengesho rya mbere. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu Kristo, ubugwaneza buhoraho ku bagukunda, byishimo bitambutse icyitwa ibyishimo cyose n'igishobora kwifuzwa cyose, mizero n'umukiro w'abanyabyaha, we wahamije ko nta cyagushimisha kuruta gutura mu bantu, kugeza ubwo ufashe kamere muntu ibihe bimaze kuzuzwa ubitewe n'urukundo ubakunda. Ibuka imibabaro wagize kuva ugisamwa, ariko cyane cyane igihe cy'ibabara ryawe ritagatifu, nk'uko Imana yarabigennye kandi yarabigambiriye kuva iteka ryose. Ibuka Nyagasani ko mu isangira rya nyuma n'intumwa umaze kuboza ibirenge, wabahaye umubiri wawe mutagatifu n'amaraso yawe y'agaciro gahebuje, unabahishurira ibabara ryawe ryari ryegereje, ari nako ubahoza mu bugwaneza bwinshi. Ibuka agahinda n'ishavu wagize mu mutima wawe, kugeza ubwo uvuga uti umutima wanjye ushavuye byo gupfa. Ibuka Nyagasani ubwoba, gukuka umutima n'ububabare byashenguye umubiri wawe mbere y'uko ubabarizwa ku musaraba, igihe umaze gusenga gatatu, ari nako ubiha ibyuya by'amaraso, ukagambanirwa na Yuda intumwa yawe wari waritoreye, ugafatwa n'abantu bo mu muryango wawe wari waritoranyirije ukawukuza, ugashinjwa n'abanyabinyoma, ugacirwa urubanza rw'akarengane mu gihe cy'ubusore bwawe kandi mu minsi y'ibirori bya Pasika. Ibuka ko bakwambuye imyambaro yawe, bakakwambika urukozasoni, uruhanga n'amaso byawe bakabipfukisha igitambaro, ugakubitwa,
ugatamirizwa amahwa, ugafatishwa urubingo mu kiganza cyawe, ukazirikwa ku nkingi maze ugahazwa inkoni, agashinyaguro n'ibitutsi. Uzagirira imvune n'imibabaro wagize mbere y'ububabare bwo ku musaraba, maze nitujya gupfa uzaduha ukwicuza gushyitse, ukwirega nyako, gutanga ikintu gikwiye n'imbabazi z'ibyaha byacu byose. Amina. Isengesho rya kabiri. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, uragiye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu ubwigenge nyakuri bw'abamarayika, paradizo y'umunezero, ibuka ukuntu washenguye n'agahinda igihe abanzi bawe bagukikije n'uburakari nk'ubw'intare, bagutuka ibitutsi bitabarika, bakuvundereza amacandwa, bagukubita bashwanyaguza umubiri wawe, bakakugirira n'ubundi bugome burenze urugero, bakakubuza uburyo uko bishakiye kose. Kubera ububabare n'ibyo bitutsi, turakwinginze mukiza wacu, ngo turokore abanzi bacu bose, aboneka n'abataboneka, maze udukinge mu kwaha kwawe, uzatugeze ku butungane no ku mukiro w'iteka. Amina. Isengesho rya gatatu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, uragiye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu umuremyi w'ijuru n'isi, wowe utagira na kimwe cyashobora kugukanga no kukuziga, wowe ubumbatiye byose mu bubasha bwawe, ibuka ububabare bukabije wagize igihe abasirikare babambaga ibiganza n'ibirenge byawe bitagatifu ku musaraba, babipfumaguza imigerati inagaye, babuze inabi yawana n'uwisha bari bagufitiye, bakagura ibisebe byawe bongera ububabare ku bundi, hanyuma bakagarika umubiri wawe ku musaraba babigiranye ubunyamaswa burenze urugero, bakurura impande zose kugeza ubwo ingingo zawe zirekana. Turakwinginze, girira ubwo bubabare butagatifu kandi bwuje urukundo bwo ku musaraba, uduhe kukugirira igitinyiro n'urukundo. Amina. Isengesho rya kane. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, uragiye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu umuganga waturutse mu ijuru, ndasabira by'umwihariko Pere Mariya Farikoni na muja wa Yezu Florentina Gentille barwaye, n'abandi barwayi bose, natwe twese Nyagasani, indwara dufite ngo tubere umuti kandi dukeneye guhabwa. We wamanitswe ku musaraba kugira ngo ukirishe ibikomere byacu byawe, ibuka ibikomere byose byasabitse ingingo zose z'umubiri wawe, ntihagire na rumwe ruguma mu mwanya warwo, ku buryo nta bubabare bwawe ukagena bwigeze bubaho. Kuva mu bworo bw'ikirenge kugera ku mutwe, nta mwanya w'umubiri wawe n'umwe utarababaye, nyamara wirengagije ububabare bwose, ntiwahwema kwambaza so wo mu ijuru usabira abanzi bawe uvuga uti, dawe bababarire ko batazi icyo bakora. Gira izo mpuhwe nyinshi kandi wibuke ubwo bubabare, maze uduhe kugira ukwicuza gushyitse no kubabarirwa ibyaha byacu byose, tubikesheje kwibuka ibabara ryawe rikabije. Amina. Isengesho rya gatanu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina.
ndakuramutsa Mariya uje intemorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha neza umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uragira udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu ndorerwamo y'ububengerane bw'iteka, ibuka agahinda wagize ubwo wareberaga mu rumuri rw'ubumana bwawe, ukabona iherezo ry'abagombaga gukizwa n'iby'ububabare bwawe bwo ku musaraba bwawe warongeye, ariko kandi ukanabona imbaga nini y'abagombaga gucibwa bazira ibyaha byabo, nuko ugaterwa agahinda gakomeye n'abo banyabyaha b'abanyabyaha babye kandi bihebye. Twisunze iyo nyanja y'impuhwe n'imbabazi, ariko cyane cyane twisunze ubugwaneza wagaragarije igisambo cyicujije ukibwira uti uyu munsi turaba turi kumwe muri paradizo. Tugusaba Yesu mwiza, ngo nitujya gupfa uzatugirire impuhwe. Amina. Isengesho rya gatandatu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya uje intemorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha neza umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uragira udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu mwami ukwiye gukundwa no kwifuzwa, ibuka ububabare wagize igihe wari ubambye kandi werejwe ku musaraba, wambitswe ubusa k'impabe, abavandimwe n'inshuti bamaze kuguhungaho. Uretse umubyeyi wawe ukunda cyane wakugumye hafi mu budahemuka uri mu isamba, ari kumwe na Yohani mutagatifu, nuko umwuka muragiza undi uvuga uti mugore dore umwana wawe, ukabwirira na Yohani mutagatifu uti mwana dore nyoko. Turakwinginze mukiza wacu, girira inkota y'ububabare yahinguranyije umutima w'umubyeyi wawe mutagatifu, uzatugirire ibambe kubera agahinda n'imidurumbanyo byacu, ari iby'umubiri cyangwa se ibya roho, kandi udutabare mu bigeragezo byacu byose, cyane cyane igihe tuzaba tugiye gupfa. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya uje intemorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uragira udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Isengesho rya karindwi. Yezu soko idakama y'impuhwe, wowe mu rukundo rurenze urugero wavugiye ku musaraba uti mfite inyota, nyamara uvuga inyota yo gukiza inyokomuntu. Turakwinginze mukiza wacu, ukuze mu mitima yacu icyifuzo cyo guharanira ubutungane mu bikorwa byacu byose, kandi uzimye muri twe burundu irari ry'umubiri n'inyota y'iby'isi. Amina. Isengesho rya munani. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya uje intemorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha neza umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uragira udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu wowe buryohere bw'imitima, wowe tuze rya roho, girira ubusharire bwa divayi n'indurwe wanywereye ku musaraba kubera urukundo dukunda, uduha imbaraga zo kujya duhabwa uko bikwiye umubiri wawe n'amaraso yawe agaciro gahebuje mu buzima bwacu n'igihe tuzapfira, maze bitubere umuti n'igihozo bya roho zacu. Amina. Isengesho rya cyenda. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya uje intemorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uragira udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu
mugenzo mwiza wa cyami, byishimo bya roho, ibuka ububabare wagize igihe wari warengewe n'inyanja y'ishavu, urupfu rwawe rwegereje, wibasiwe n'abantu bagutukaga kandi bagushinyagurira, maze mu ijwi riranguruye ukabwira so ko yagutereranye ugira uti mana yanjye, mana yanjye, icyatumye untererana ni iki? Turakwinginze mukiza wacu, girira iryo shavu wagize, woye kuzadutererana mu bwoba n'ububabare byo mu gihe cy'urupfu rwacu. Amina. Isengesho rya 10. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu, wowe uba muri byose, ntangiriro n'iherezo, ubugingo n'ubwiza, ibuka ko kugira ngo dukire wemeye kwibira mu nyanja y'ububabare twigirira, kuva mu bworo bw'ikirenge kugera ku mutwe. Gira ubunini bw'ibikomere byawe, maze utwigishe gukurikiza amategeko tubitewe n'urukundo nyakuri. Koko rero, ku bagukunda, inzira y'amategeko yawe iragutse kandi iragendeka. Amina. Isengesho rya 11. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu, nyanja ngari y'impuhwe, turakwinginze, girira ibikomere byawe byaguhinguranyije kugeza no ku musokoro w'amagufwa yawe, maze utwigize kure y'icyaha twe abanyabyago twasagutswe n'ibicumuro, uduhishe uburakari bw'uruhanga rwawe mu bikomere byawe, kugeza ko uburakari n'umugayo dufitiye bishira. Amina. Isengesho rya 12. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nyagasani Yezu, ndorerwamo y'ukuri, ikimenyetso cy'ubumwe, njisho y'urukundo, ibuka ibikomere bitabarika byakwijwe umubiri wawe kuva ku birenge kugera ku mutwe. Umubiri wawe wabaye ubushwangi, kandi watukujwe n'incunzi z'amaraso yawe akwiye icyubahiro. Mbega ububabare butagira ingano kandi bwabereye isi yose, bwasabitse umubiri wawe w'isugi kubera urukundo dufitiye. Yezu, tuza rwose, icyo washoboraga kudukorera utakoze ni ikihe? Turakwinginze mukiza wacu, ushyirishe amaraso yawe mu mutima yacu ikimenyetso kidasibangana cy'ibikomere byawe byose, kugira ngo tujye twibuka ubudahu bw'imibabaro yawe n'urukundo rwawe. Urwibutso ruhoraho rw'ibabara ryawe n'uruvugurure muri roho zacu imbuto yize ku bubabare bwawe, kandi buri munsi tujye turushaho kugukunda mu mitima yacu, kugeza ubwo tuzakugeraho wowe bukungazwe bw'ibyiza n'ibyishimo by'amoko yose. Tugusaba kuzaduhaza we Yezu mwiza mu buzima buzahoraho. Amina. Isengesho rya 13. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu, ntare yo mu muryango wa Yuda, mwami udapfa ntuganzwe, ibuka ububabare wagize igihe imbaraga zawe zose, iz'umutima n'iz'umubiri zari zagushizemo rwose, ukubitwa ku mutwe ugira uti birujujwe. Turakwinginze Nyagasani Yezu, kubera iryo shavu n'ako gahinda, uzatugirire impuhwe ku isaha ya nyuma y'ubuzima bwacu,
igihe roho zacu zizaba zagirijwe n'imitima yacu turagurwa. Amina. Isengesho rya 14. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yesu mwana w'ikinege wa data, ubengerane n'ishusho ya kamere ye, ibuka ukuntu wiragije so mu bwiyoroshye uvuga uti, dawe shyize roho yanjye mu biganza byawe, nuko ukamwegurira n'umubiri wawe watanyaguritse n'umutima wawe wajanjaguritse, hamwe n'inyanja y'impuhwe zawe wavuburiye kutwigurana maze ugaca. Kubera urwo rupfu rwawe ruhebuje, turakwinginga mwami w'intungane zose, dukomeze kandi udutabare, tubashe kunanira shitani, gutsinda umubiri no kwemera kuvushwa amaraso, kugira ngo nitumara gupfa ku by'isi tuzabeho muri wowe gusa. Turakwinginze igihe tuzapfira, uzakire roho zacu zo mugenzi n'umusuhuke zizaba zigarutse iwawe. Amina. Isengesho rya 15. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yesu wowe muzabibu w'ukuri kandi urumbuka, iburuka amaraso menshi wamenye utitangira, ava mu mubiri wawe mutagatifu agaseseka, boshye umutobe w'imizabibu mu rwengero, mu rubavu rwawe rwapfumujwe icumu n'umusirikare, watanze amaraso n'amazi byasohokagamo, kugeza ubwo nta gitonyanga na kimwe gisigaye. Uko wakerejwe ku musaraba, umubiri wawe w'itoto urarabirana, boshye umuba w'indabo zarabye, ubuzima bugushiramo, imisokoro y'amagufa yawe irumirana, kubera ububabare bukabije n'iseswa ry'amaraso yawe y'agaciro gahebuje. Turakwinginga mwami w'intungane zose, Yezu ugwa neza, uzakire roho zacu igihe zizaba ziri mu isamba zegereje urupfu. Amina. Umwanzuro. Yezu ugwa neza, vusha imitima yacu kugira ngo amarira yacu yo kwihana, ay'ububabare n'ay'urukundo atubere icyo kurya ijoro n'amanywa, maze tuguhindukirire wese, kandi imitima yacu ibiteka ingoro yawe, imyifatire yacu ikunogere, iherezo ry'ubuzima bwacu rizaguhesha ikuzo, maze tuzaronka ijuru, aho tuzabana n'abatagatifu bawe tukuramye iteka ryose. Amina. Ndakuramutsa nyenyeri yo ku nyanja, ndakuramutsa nyenyeri yo ku nyanja, mubyeyi mutagatifu w'Imana, mubyeyi wagumije kuba isugi, irembo rihire ry'ijuru. Akiriye indamutso nk'uko wakiriye Gaburiyeli, udukomeze mu mahoro, udukureho izina twasigiwe na Eva. Bohora imbohe, uhe impumyi kubona, dukize ibyago, amasengesho yawe aturongera ibyiza nyakuri. Twereka ko uri umubyeyi wacu, kandi amasengesho yacu uyasohoze kuwemeye k'umwana wawe agira ngo atuvukire. Umubikira utagereranywa, nyir'umutima wuje ituze, dukize icyaha, uduhe umutima utuza kandi wuje ubumanzi. Turongera inema yo kubaho mu buziranenge, tuyobore mu nzira nyayo, kugira ngo tuzasangire ibyishimo by'iteka turangamiye Yezu. Imana Data niharirwe ibisingizo, icyubahiro gihabwe Yezu Kristo usumba byose, hamwe na Roho Mutagatifu, ubutatu butagatifu busingirizwe hamwe iteka ryose. Amina. Amaraso n'amazi byavumbutse mu mutima wa Yezu, wo soko y'impuhwe atugirira, turabiringiye. Amaraso n'amazi byavumbutse mu mutima wa Yezu, wo soko y'impuhwe atugirira, turabiringiye. Amaraso n'amazi byavumbutse mu mutima wa Yezu, wo soko y'impuhwe atugirira, turabiringiye. Bikira Mariya nyina wa Jambo, udusabire. Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Mubyeyi w'ubuntu bw'Imana, udusabire. Mwamikazi w'intumwa, udusabire.
mwamikazi w'urukundo udusabire, mwamikazi w'abahanuzi udusabire. Nyagasani Yezu Kristu twisize mu maboko yawe, waturekura twagwa. Nyagasani Yezu u Rwanda turushyize mu maboko yawe, warurekura rwagwa. Nyagasani Yezu isi yacu tuyishyize mu maboko yawe, wayirekura yagwa. Nyagasani Kiliziya n'insengero zose tubishyize mu maboko yawe, wabirekura byagwa. Nyagasani Yezu abajene, abasaza, abakecuru, abagabo n'abagore, abana n'abandi bose Nyagasani tubasize mu maboko yawe, waturekura twagwa. Nyagasani Yezu Kristu tugusabye umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na